Sibomana abantu mu mudugudu wa Mushorerwa akagari ka Nyagatabire umurenge wa Musheri aje kugaragaza ibyo nkora cyane cyane mu buhinzi ifatanyije n'ubworozi. Murakoze, amazina nitwa Kabagambe Timothy Deo, banze ku izina rya team, tukaba turi muri company cyangwa se icyo twita company yitwa Think Smart Farming. Nk'abandi umwe rero mu rubyiruko rufasha kugaragaza imihindagurikire myiza mu bworozi. Nhisemo kugusuhuza aho ukomeje gukurikirana Hope of Cast Imana y'amahoro ikweze kandi guhumugisha. Ahangaha turi mu karere ka Nyagatare umurenge wa Musheri akagari ka Nyagatabire aho habereye igikorwa cyo muganura. Umuganura ni igikorwa gikomeye n'umuhango ukomeye ugaragaza isura nyayo y'igihugu, igaragaza ubumwe, ubudaheranwa ndetse no kwigira kw'abanyarwanda. Muri iki gikorwa kandi cyitabiriwe na Senateri Kanziza Epiphanie ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Nyagasana Steven, bagaragaye bagaburira abana amata nk'ikimenyetso cyo gusangira nabo, ikimenyetso cyo kwerekana ko u Rwanda ari igihugu gisangiwe kandi igihugu gihuje ubumwe. Muri iki gikorwa kandi abaturage bagaragaje bimwe mu byo bakuye mu musaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Twagize amahirwe yo kuganira na bamwe, mwumve ibyo babwiye Hopovin Cast. Sibomana abantu mu mudugudu wa Mushorerwa akagari ka Nyagatabire umurenge wa Musheri naje kugaragaza ibyo nkora cyane cyane mu buhinzi ifatanyije n'ubworozi. Nk'uko nabisobanuye, imyumbati mubona hano niyo mpinga, by'umwihariko nkoresha ifumbire mborera ivuye muri bwa bworozi noroye. Ubundi mu buryo bwo guhinga imyumbati kugira ngo izere neza, ucukura ikinogo kigari kirekire ku buryo ushyiramo ifumbire mborera, kongera ukakoresaho itaka, ubundi ukabona gushyiramo cya gihingwa cyawe cy'umwumbati ingeri. Dukurikije uburyo twahingaga mbere tukareba n'iki gihe tugezemo, harimo itandukanyirizo rirerire cyane. By'umwihariko nk'iyi myumbati nge mpinga, mbere umuntu yarayihingaga nta gafumbire, ni ya myumvire yacu ya kera, nta gucukura, ahubwo wakuragamo umwumbati ugashyiramo undi ariko kwera ntibibe byiza nk'uko ubu bimeze. Hari itandukanyirizo rirerire cyane, by'umwihariko nk'uyu mwumbati mubona hano ushobora kuba ifite ibiro 5, ariko mbere kugira ngo ubone umwumbati w'ikiro byari bikomeye cyane. Yego, icyatumye tugira umusaruro kugira ngo wiyongere cyatewe ni guhindura imyumvire ivuye muri leta. By'umwihariko dukorera muri koperative Kabuku, yaduhaye amahugurwa. Muri ayo mahugurwa aturuka muri rabu, niyo mpamvu twahinduye imyumvire yo guhinga dukurikije amabwiriza baduhaye. Duhinga kijyambere rero, imyumbati yacu ni ya kijyambere nk'uko uyibona, ntabwo ari ya yindi ya gakondo. Umwumbati igiti kimwe ugikuye wowe ubwawe ntiwakirya n'abana bawe. Rero turahinga tugasagurira isoko, bigatuma n'abana bacu babona fizi kugira ngo bakurikirane amashuri. Kandi umuntu yababwira, iyo duhinze nta muturage ugomba kwicwa n'inzara. Nubwo duhinga bikaduteza imbere, ariko n'abaturanyi bacu babona icyo kurya, bitabaye ko umugurisha. Turabaremera nk'uko leta y'u Rwanda yaturemeye. Murakoze. Amazina nitwa Kabagambe Timothy Deo, banze ku izina rya team, tukaba turi muri company cyangwa se icyo twita company yitwa Think Smart Farming. Nk'abandi umwe rero mu rubyiruko rufasha kugaragaza imihindagurikire myiza mu bworozi. Yego, mu by'ukuri icyo tubishimira cya mbere, turashimira leta yacu kuko ariyo cyane cyane idukangurira, iduha ubumenyi, ikanaduhugura, ikatwereka ibyiza by'aho igihugu kigana. Mbisanisha nuko tukigera mu Rwanda abantu bagihunguka, leta yacu ikimara kuduha igihugu, twaba dufite inka nyinshi, ariko ku buryo wasanga umwana bamwirukanye ku ishuri, wasanga umwana atashobora kwivuza, wasanga umwana yicwa na bwacya kubera kutagira amata.
noneho rero leta y'umwiraza yavuga ati tugomba korora kijyambere kinyamwuga kandi tukorora inka nkeya ziduhereza umukamo. Nk'uko mwabonye iriya nka ni inka yavuye muri za nka twari dufite za kera. Ubu ngubu tukaba tugenda duteza intanga duteza intanga ku nka leta irimo kuzana izivana hanze ikaza kugira ngo natwe tubashe kugira inka nkeya ziduha amata menshi. Tukishimira umukamo rero nk'uko mwabonye kuri ya nka ikamwa litiro 12 mu gitondo, litiro 8 nimugoroba, kubera icyororo cyiza ndetse n'uburyo igaburirwa neza. Muri make nakuze iwacu dufite nk'inka 80, ariko ku zuba twicwaga n'inyota cyangwa se n'ubworo kubera kutagira amata yo kunywa. Za nka ugasanga zishwe n'inzara ziragandara. Ndibuka mu 2000 twafushije hafi 30 kubera kutagira icyo kurya, kutagira ubwatsi. Hanyuma aho tumenye gahunda yo guhinga ubwatsi no korora neza, ubu mu zuba niho dufite amata menshi kurusha mu mvura, kubera ko iza nka 80 wasanga mu mvura dushobora gukama nibura nka litiro 40 tukishima, kandi nta n'isoko ry'amata ryari rihari. Ariko ubu ngubu ushobora gukama inka 5 ugakama litiro 100 kubera ko cya cyororo cyavuguruwe, kandi n'inka zikaba zifite ubwatsi bwiza bwo kurya butunga umubiri, bwubaka ndetse bukawurinda n'indwara. Amata tuba dufite yose Nyagatare baduhaye uruganda rukenera amata menshi. Ya mata aba afite isoko. Noneho iyo ngurishije litiro 20 ni urugero, ni amafaranga 8,000 ninjiza ku munsi. Urumva umwana wanjye ntabwo yabura minerivare, sinabura mitiweli, sinabura nanjye kwiteza imbere nk'urubyiruko. Noneho rero mu bandi borozi wenda batari babyumva, baraza tukabereka aho inka irira, iby'inka irya ndetse n'uburyo inka yororwa, no bakarushaho korora kijyambere, cyane cyane ko isoko ry'amata rirahari.